kumva wisanzuye uvuga ntabwo ari ibintu umuntu avukana, ahubwo ni ikigaragaza ubwiza buranga umuntu wabasha kuba umuyobozi. Umugabo witwa Didier Geranor ntabwo yavugaga yisanzuye, ariko yaje kubishora ndetse agira inama abantu, ari nazo tugiye kwibandaho kuri uyu munsi. Ese ugira ubwoba bwo kuvugira mu ruhamwe? Ese uricara ukumva niba ugiye kugerwaho kugira ngo ujye imbere y'abantu abe ari wowe uvuga biguteye ikibazo? Ese ushaka kuvugira imbere y'abantu ibintu ariko ukumva nta mbaraga ufite? Ngizi inama zigera kuri 5 dushobora kukugira kugira ngo ubashe kubikora. Uyu ni umunota w'ubwenge. Menya neza ibyo ugiye kuvugaho mu mpande zose ku buryo nta kibazo bakubaza ngo urye iminwa igihe icyo ari cyo cyose ugiye imbere y'abantu kuvuga. Bisaba rero gutekereza ku bibazo byose byashoboka kukubaza. Ijambo mbwirwaruhame rigomba kuba rikuri mu mutwe neza, kandi ukavuga udategwa kugira ngo abo ubwira badatekereza ko wabifashe mu mutwe gusa ku buryo babona ko ari ibintu umenyereye. Ugomba kumenya gushyira ku murongo ibyo ugomba kuvuga kugira ngo abaguteza amatwi batagutera icyizere. Icyo kintu ni ingenzi kuko ubashije gukora waba umuntu uzi kuvuga ku isi, uvuga wisanzuye, uvuga ibyo uzi neza, utamenya icyo ugiye kuvuga, nta muntu ushobora kubikubabarira. Inama ya kabiri wakurikiza kugira ngo ubashe kuvugira mu ruhame: itoze. Mbere yo kugira ngo ujye kuvuga ijambo runaka, banza witoze. Ujye nk'ahantu hari nk'ibiti byinshi, ubibare nk'abantu, nurangiza utangire uvuge gake gake witoza, ugera ahantu ubaza, mbese ukora ibishoboka byose kugira ngo uve aho ngaho wabimenyereye. Ushobora no kubaza abantu amakuru y'ingenzi ku bintu wabaganirijeho, nabo bakagira ibitekerezo batanga, bityo bikumara ubwoba, abantu bagatangira kwisanzura, ikiganiro kikaryoha. Inama ya 3 twakugira: niba ugira ubwoba bwo kuvugira mu ruhame, ntukibwire ko abantu uri imbere bameze nk'abambaye ubusa, nkaho nta kintu bazi ku byo ugiye kubagezaho. Ubifashe utyo byatuma utanga ibintu udafite. Uko imbwirwaruhame yawe yaba imeze kose, ndetse niyo waba uzi gushyenga ukavuga usetsa abantu, vuga ibintu nk'ukomeje. Muri make, menya ko abantu uri kubwira ari abantu bazi ubwenge kandi batekereza. Inama ya 4: niba utangiye kumva mu ijambo ryawe hagarukamo ngo cyangwa se urabona, urumva, ukajya wisubiramo kenshi, wigira ubwoba. Humeka neza, ugabanye uburyo uvuga wihuta, kandi ahantu hose uvuga ngo uhasimbuze guceceka gato. Iyo ucecetse gato bituma uhumeka neza, bigatuma ubona neza amagambo yo kuvuga, ukanavumbura neza ko wakomeje uvuga rya jambo wisubiramo. Bityo bizatuma ubasha kuvuga ibyo wateguye, kandi numva amagambo yagushiranye sa nkubaza ikibazo mu bantu uri kubwira, bizakorohera. Inama ya 5: burya abantu benshi bibwira ko bumvikanye neza bashingiye ku magambo gusa. Byose bigomba kujyana n'ukuri. Kugira ngo ube umuntu uzi kuvuga neza mu ruhame, ugomba kuvuga ukoresheje umubiri wawe wose. Ibimenyetso bikongera imbaraga no kumva ushimishijwe n'ibyo uvuga. Muri make, nuhagarara ugatangira kuvuga ikintu umeze nk'igiti, abantu bazatangira gusinzira. Icyo wakora aho ngaho ni ugutangira gukora utuntu tw'utumenyetso, rimwe na rimwe ukanasetsa nawe uri kubwira bitewe n'ibyo uri kuvuga. Birumvikana ko bitakorohera uwo ari we wese, cyane ko hari n'abagira ubwoba bwo kuvugira mu ruhame, ikizwi nka phobie. Ibyo rero, igihe uzabona byarafashe indi ntera, waragerageje ibishoboka byose ukabona ntibikunda, uzashake umuhanga ubizobereyemo agufashe kumenya uko wakwivura ubwo bwoba.